ikaze kuri Cecile Show TV. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye wiyumvemo ikaze, nawe duhorana umunsi ku munsi ndagushimiye cyane. Nk'uko mubibona rero uyu munsi nifuje ko dukora amandazi ari speciali. Amandazi tugiye gukora uyu munsi rero ni amandazi meza cyane kandi namwe murayabona ukuntu asa. Aya mandazi nta mata arimo, nta magi arimo. Icyo turaba dufite gusa ni ifarini, umusemburo ariwo capamandazi nk'uko babyita cyangwa se baking powder, turagira isukari, tugire baking soda iri budufashe ko amandazi asaduka nk'uko muyabona. Karibu mu gikoni. Ndatangira rero mpima ifu. Iyi fu tugiye gukoresha ni ikiro kimwe cy'ifarini. Iyi fu rero ufata ikiro cyawe cy'ifarini kimwe, ntarenze mbese upime mbese ibipimo ngiye kukubwira aba ari byo ukoresha. Amandazi tugiye gukora haravamo amandazi 50. Amandazi 50 urumva ni amandazi ari medium. Isukari urakoresha amagarama 100 yonyine, cyangwa se ku bantu bakunda isukari nyinshi wakoresha 150 ariko nturenze 200. Hanyuma baking powder dukoreshe garama 30. Garama 30 zingana n'ibiyiko bibiri bino turisha ku meza. Byo ku meza bino turisha binini no tudutoye. Hanyuma urumva ni baking powder ushyiramo ibiyiko bibiri bingana na garama zingahe 30. Dukurikizaho baking soda ni garama 5. Ni kakayiko gato cyane dukoresha mu isukari, niko ukoresha, niko bingana nako kayiko. Hanyuma vanilla sucre yo ushaka wayikoresha cyangwa ntuyikoreshe nta kibazo, ariko nayikoresheje iri dry garama 5. Impamvu vanilla sucre izanamo agahumura ukuntu keza nyine k'amandazi, kuko tutakoresheje amata n'amagi rero byaba byiza ugashyizemo, ariko utanagafite nta kibazo, ntibyabuza amandazi kuryoha pe. Akunyu nako urashyiramo gake cyane kuko umunyu ubaye mwinshi nanone byabiha. Akunyu ni garama 2 gusa nshyizemo. Utabasha gupima ibipimo neza umunyu wawihorera. Iyi rero ni cardamom nayo ni ikirungo cyiza cyane gihumuza amandazi, ariko n'icyayi muri rusange, ariko utayifite nta kibazo, si ngombwa. Ntabwo ibi birungo byose ari ngombwa. Ibirungo biri ngombwa biri important kugira amandazi amere neza, basadutse, asa neza, aryoshye. Nuko ugomba kuba ufite baking powder ituma amandazi yoroha. Icyo ni icya mbere. Ushyizemo nkeya amandazi arakomera cyane, bisaba ushyiremo urugero. Ikindi ni isukari. Isukari nayo ituma amandazi aryoha. Ikindi utabura ni bere cyangwa se amavuta. Ni ukuvuga bere, baking powder bituma amandazi abyimba kandi akoroha, ariko iyo udashyizemo urugero birumvikana. Iyi ni bere rero nshongesheje, ndayishongesheje kugira ngo mbashe kuyishyira mu gipondo cyacu. Amazi nayo nakoresheje mililitiro 500. Ukoresha mililitiro 500, ariko ugenda wumva ni ukuvuga ngo igipondo iyo cyoroshye cyane wongeramo akandi gafu. Igipondo cy'amandazi rero ntikigomba gukomera cyane, nta nubwo kigomba koroha cyane. Mbese ugomba kugiponda ku buryo wumva ko gifatika nyine, ariko murabona ko cyoroshye. Ni ukuvuga nticyoroshye ntikinakomeye, nirwo rugero. Iri bara rero iriya bere yongeyemo akabara k'umuhondo, murabona ko gisa neza rwose, wagira ngo harimo amagi pe. Kandi aya mandazi arasa neza rwose, mwayabonye ko ari buze gusa neza. Igipondo umaze kugiponda neza rero uragitereka ugapfundikira nibura iminota 30. Bibaye byiza wagitereka nk'isaha. Mbese ushaka nko kuza kuyateka ushobora kubyuka mu gitondo ugahita uponda, warangiza ugatereka hariya ukajya mu bindi, nka nyuma y'isaha uhugutse ukaza gukaranga ya mandazi yawe. Aha rero turapfundikiye, tugiye gutegereza igihe cy'isaha. Isaha yacu rero irarangiye. Isaha irarangiye, tugiye gukata. Mu gukata amandazi rero ukata bitewe n'uko wowe ushaka ko angana. Iyi peseri nkoze ni peseri ya 3 cm niyo nkoze.
rero niyo nkase ngiye gukatamo amandazi ubundi tuyakarange. Gukaranga byo twese turabizi, muze dukarange. Ugiye gukata amandazi yo kugurisha rero ukora uko ushoboye ugakata uringaniza cyangwa se byaba byiza ugakoresha umunzani. Iyo rero ugiye kuyakaranga amandazi urabanza ugashyushya amavuta, yamara gushyuha cyane cyangwa yahiye cyane akaba aribwo urambikamo. Ufata kugira ngo umenye amavuta yawe ko yahiye, ufata agace gatoya ugashyira mu ntuze mu mavuta wabona kari gushya akaba ari ugahita umenya ko yahiye. Warangiza ugafata ya yandi rero wakase ukagenda ushyiramo. Mu gushyira amandazi mu mavuta rero kugira ngo wirinde ko ushya, werekeza ku ruhande, noneho yamaze kugeramo ugafata irishyashya uri gushyiraho ukarigereka ku rindi rigahita ryijyanamo, ntabwo unagamo cyangwa ngo utereremo, kuko utereyemo amavuta yagutwika. Ni ukuvuga ugereka hejuru y'iryagezemo kare, warangiza ukarekura rikajyamo neza. Murayabona amandazi yacu rero ko ari guhindura ibara. Iyo amaze guhindura ibara rero ugenda uhindura impande zose, ntabwo ushyiramo gusa ngo urindire ngashya, hoya, ugenda uhindura impande zose. Iyo ubonye ko impande zose zahinduye ibara nibwo amandazi yawe aba ahiye. Ikindi nacyo iyo ubonye umuriro ari mwinshi uragabanya ugashyira kuri medium, bitabaye ibyo amandazi yawe yashya inyuma mo imbere ntabe yahiye. Ni byiza rero wamaze kuyageza mu mavuta gucunga umuriro ukawugabanya. Mu gutangira ukoresha umuriro mwinshi, amavuta agashya ugashyiramo amandazi, iyo amaze kugeramo uhita ugabanya umuriro ugashyira kuri medium. Kubera nanone iyo umuriro ubaye mukeya amandazi yinjiramo amavuta akanywa. Umuriro kandi iyo ubaye mwinshi amandazi mo imbere ntashya. Niyo mpamvu ibyo bintu ugomba kubyitondera. Ikindi wayagejeje mu mavuta ugomba guhindura impande zose. Murabona ko amandazi asa neza kandi nta magi, nta mavuta, ibyo ntabyo twakoresheje. Aya mandazi wayakoresha nka business kandi yakungukira. Mu by'ukuri pe, niba uri ahantu hagushobokera ko wagurisha amandazi nk'abantu batuye hafi y'amashuri, abantu batuye ahantu nyine abantu batambuka kenshi, byaba byiza amandazi uyakoze yabona abakiriya pe. Ufite nk'akabutike wayateka ugashyira muri butike wabona abakiriya.
tayari rero murabona ko yahiye, murabona ko impande zose zahiye. Ndabibutsa kugira ngo amandazi yisature gutya ni ka baking soda twashyizemo gake cyane. Ikindi baking soda ntuyishyiramo nyinshi kubera ko byabiha. Ariyo wakoresheje ibayemo nyinshi yagucitse, ubwo nta kindi ukora uhita ukandiramo indimu kugira ngo inetralize bwa bukana bwayo. Ndakwibutsa ko wibeshye ugashyiramo nyinshi bikagucika, nyamuneka ibuka gushyiramo indimu kugira ngo ikuremo bwa bukana bwa baking soda. Niko kamaro kayo, kuba nashyizemo gake nagira ngo imfashe kuyasatura neza. Murabona ko amandazi yacu asatuye kandi ameze neza. Aya mandazi uko nabibabwiye mu kiro ni amandazi 60 kandi amandazi manini ameze neza cyane, umuntu wese yakwifuza gukoresha. Urya rimwe gusa ukumva urahaze rwose nta kibazo. Mwabibonye uri gutangira uyashyiramo ntabwo unaga, ushyira ku ruhande, wegereza ku ruhande ku ipanu ukarirekura rikanyerera rijyamo hasi. Yamara kugeramo rero yabaye menshi ukagenda ugereka hejuru y'irindi, noneho rikarirekurriramo. Ni ukuvuga rero wirinda kunaga kubera ko washya. Ikindi wirinda gukoresha umuriro muke cyane kubera ko amavuta yakwinjira mu mandazi. Murabibona uko bimeze neza. Amandazi yacu rero ageze ku musozo, murabona ko ameze neza, arasa neza. Nyamuneka ntuzacikwe, ntuzavuge ngo duteka ngo ay'amagi gusa, ngo duteka ay'amata gusa. Hoya, n'atarimo ibirungo n'ibiki byose dore twayazanye kandi araryoshye ameze neza. Mwakoze kubana nanjye. Wowe utarakora subscribe gira vuba vuba ukore subscribe utazatangwa na video y'ubutaha, kuko hano tuzajya duteka byinshi bitandukanye kandi mwanyijeje ko muzajya mumba hafi mukamfasha tugafatanya. Aya mandazi murabona ko asa neza, buri muntu wese kandi yayifuza ndetse yayakoramo business. Ushobora kuyakora nka business kandi bikunguka. Mukore share, mukore subscribe, n'abandi nabo babashe kwibonera ko ubumenyi bwacu tubashe kungurana ibitekerezo uburyo twateka amandazi akaryoha. Reka mbashimire rero ko mwabanye nanjye, ndabashimiye cyane. Wowe duhorana umunsi ku munsi ndagushimiye cyane. Umva, mujye mumba hafi, munyandikire no muri comment. Bye, ndabakunda.